Ikaze mu kiganiro The Big Story muri kumwe na Alex Ndemuza. Buri filime igira abakinnyi b'ingenzi. Buri gitabo kigira ingingo z'ingenzi. Niyo witegereje na Bibiliya niko imeze. Uyu munsi reka dutangirire n'igitabo cy'Itangiriro, turebe uburyo Itangiriro ryifashe ndetse n'uburyo rihura n'ibindi bitabo byose byo muri Bibiliya. Muri iki kiganiro tuzagerageza gukubira hamwe Bibiliya yose muri rusange, turebe icyo twita the big idea cyangwa igitekerezo cy'ingenzi kigize Bibiliya. Nubwo ifite abantu benshi igenda ivugaho, ariko harimo umwe w'ingenzi, umwe rukumbi, ari we Yesu Kristo. Twiringira kandi twizera yuko guhera mu Itangiriro kugeza mu Byahishuwe, Bibiliya ari inkuru imwe ivuga kuri Yesu Kristo, nubwo igiye ifite abakinnyi benshi bagiye batandukanye bageza kuri uwo mugambi mugari w'Imana. Reka dutangirane n'igitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ni igitabo kibanziriza ibindi muri Bibiliya nk'uko izina ryacyo ribivuga. Iki gitabo gikubiyemo ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere gihera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 11. Igice cya kabiri gihera ku mutwe wa 12 kugeza ku mutwe wa 50. Reka uyu munsi twibande ku gice cya mbere gihera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 11. Nk'uko mubyumva nyine ni igitabo cy'Itangiriro, gitangira kivuga ku kuremwa kw'ibintu byose, isi muri rusange n'ibiyizengurutse n'ibiyikikije, ibimurika ku manywa, ibimurika nijoro, ibyo mu mazi ndetse no mu kirere. Imana yabiremye mu minsi 6, ku munsi wa 7 iraruhuka. Nk'uko tubibona nyine hari ikiremwa gitangaje Imana yaremye muri ibyo biremwa byose, yaremye mu buryo butandukanye n'ubw'ibindi biremwa. Ibindi biremwa yaravuga ngo habeho, ariko igeze ku muntu iravuga iti reka tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja, inyoni zo mu kirere ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba, ahingire isi, ayikorere, ayiyobore mbese mu ncamake. Bidatinze ariko tubona nanone Imana iha umuntu itegeko rimwe rivuga ngo ibiti byo muri iyi ngobyi ya Eden byose wemerewe kubirya, keretse igiti kimwe kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi, umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Muri ubwo busitani haje kuzamo ikindi kiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa, kuko cyo cyari incakura kurusha ibindi. Ibyo ni Satani cyangwa inzoka. Inzoka iraza ibwira umuntu ngo umunsi wariye kuri kiriya giti gupfa ntuzapfa, ahubwo uzaba nk'Imana. Kwibuke neza ko icyo ari ikinyoma, kuko mu Itangiriro twumvise ko Imana iri mu muntu yavuze iti tumureme mu ishusho yacu, ase natwe. Kumubwira rero ko nakirya azamera nk'Imana byari ikinyoma, kuko yari ameze nk'Imana na mbere yuko akirya. Aha wakwibaza utese kubera iki Imana yabuzaga umuntu kurya kuri kiriya giti, kugeza kuri iki gice umuntu atararya kuri kiriya giti, uburenganzira bwo kumenya icyiza n'ikibi bwari bufitwe n'Imana. Ingaruka z'uko umuntu ari we uri bwihitiremo icyiza n'ikibi turaza kuzibona nyuma y'uko afashe ubwo burenganzira akakiryaho, agatangira kwihitiramo icyo ari bwite cyiza n'icyo ari bwite kibi, kuko icyo yitaga kibi cyabaga ari cyiza kundi, kandi icyo yitaga cyiza cyashoboraga kugira ingaruka ku wundi. Umuntu amaze gukora icyo cyaha cyo kwigomeka ku Mana, agakora ibyo Imana yanze ko akora, Imana yahise imuha ibihano. Ariko nubwo ingaruka zo kwigumura ku Mana zaje, Imana yatanze isezerano mu gice cya 3:15, aho ivuga iti nzashyira urwango hagati y'urubyaro rwawe ndetse n'urubyaro rw'uyu mugore. Aho yabwiraga inzoka ruzakumena umutwe, ariko nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana mu buntu bwayo butangaje yasezeranye ko umuntu azongera gusubirana ubutware. Mu buryo buzimije itanga isezerano ry'uko hazaza umucunguzi muri uwo murongo uzaza kwambura Satani ubutware, kumumena umutwe, ariko nawe bikamutwara kuba yakomereka agatsinsino, ndetse byaje kugaragara ubwo yapfaga ariko akanesha urupfu akazuka. Reka dukomeze turebe ingaruka zo kuba umuntu yarahisemo kwihitiramo icyiza n'ikibi. Bidatinze bidateye kabiri tubona umuntu ari umuhanga ndetse ateye ubwoba mu kuvumbura ibyaha. Ntaho Kayini yari yarabonye umuntu yica mugenzi we, ariko yishe Abeli kubera ishyari. Bidateye kabiri haza undi muntu wakoze ibintu bidasanzwe.
ariko bibi witwa Ramesh. Uno mugabo tumubona arimo yivuga ibigwi, niwe muntu wa mbere washatse abagore barenze umwe kandi yica abantu baruta abo kayimyinshi. Aha biragaragara ko iyo umuntu ahisemo kwihitiramo icyiza bitandukanye n'ikimana yita icyiza, ibyo akora rimwe na rimwe bigira ingaruka ku bamuzengurutse, rimwe na rimwe birimo no kubica, kuko icyo aba yita cyiza kiba gitandukanye n'icyo mugenzi we yita cyiza. Birakomeza abantu bakarushaho kuba babi kugeza ubwo Imana ifata umwanzuro wo kubarimbura bose ikoresheje umwuzure, bose ikabakuraho nta n'umwe isize keretse Nowa n'umuryango we ndetse n'inyamaswa bari bari kumwe mu bwato cyangwa mu nkuge. Ibyo bibaho tukibwira yuko ahari abantu babi bagiye, tugiye kubona ibindi biremwa bishyashya byumvira Imana. Bidateye kabiri turi babi cyane. Bidateye kabiri umugabo witwa Nowa avuye mu nkuge aragenda ahinga uruzabibu, yeza arurera, akora vino, arayinywa, arasinda. Amaze gusinda yambara ubusa. Mu minota itari myinshi yisanga nawe ari mu gahinda n'igisebo kijya yambaye ubusa, bijya gusa nk'ibyari byabaye kuri Adamu na Eva. Bene Nowa barabyara. Ku gice cya 11 nabo bagatangira gukomeza kurushaho kwigomeka ku Mana, ubwo bapangaga bijyanye na tekinoloji bari bagezeho yo gukora amatafari ahiye, batereka twiyubakire umurwa, twiyubakire umudugudu, tuzazamuke tugere ku Mana, twiyubakire izina. Imana ibitegereje ibagirira ubuntu, irabatatanya kuko icyo bari bagiye gukora nticyari cyiza. Nanone bari bihitiyemo icyiza gitandukanye n'ikimana yita cyiza kandi cyari kubagiraho ingaruka. Igice cya 11 kirangira tubona abantu bose batatanye, bagiye mu bice bitandukanye, bashwiriye imishwaro mu isi hose, mu bice bigiye bitandukanye by'isi, bavuga indimi zitandukanye. Aha birangira twibaza ngo ese wa mucunguzi Imana yasezeranye ko tutamubonye, aho abantu bazamara ubuzima bwabo bwose bari mu byaha? Ese bazongera bagirana ubusabane n'Imana biyunge? Ntuzacikwe n'igice gikurikiraho, tuzakomeza turebera hamwe ibyino nkuru nyamukuru nuko no mucunguzi Imana yasezeranye mu gice cya 3:15 aza kuza. Murakoze. This is the big story.